nkoreye ibintu nkoreye Imana izaba ari ibikwishuza nyenge nagukundaga kugeza ku rwego numva kuri umugabo wanjye kandi nabikwerekaga nyine bazi ko reba nk'ubu uriya twarabivuganye sheri wanjye untegeka kujyana abana mu cyaro urambwira ati mariage mu kwa gatatu turategura waduhuje arabizi nubwo wamubwiye ko wanguriye frati sibyo uyu mugabo natamuta amahirwe dufite bazakora divorce hirya iyo ntabyo tuzamenya urabivuze mva nkubwire bazakora divorce hirya iyo bazatandukaniraho abanyarwanda tutabireba kuko niba hari inkuru yatuma Mutesi ari amateka meza yanditse ahinduka tuwarete nukongera gusenya inshuro ya kangahe ya gatanu pasteri ako ni gatanu ndi kubonera uyu mubyeyi sinzi ni mukuru pe ni mukuru cyane nta wanga umuntu babana nanjye urahanyeneye urugo ariko ndakubwiza ukuri uru rugo ntabwo nduteze iminsi njye mbabwiye ibiza bazakora divorce umva nkubwire alo ibyiza sho papa ire ndi mu biki Mutesi bazize wamfashije ukamubufasha shuko uzi igihe tumaranye igihe dukundana njye nawe sibyo urukundo wanyeretse nubwo ntemeye gushyira abana mu cyaro yenda ntabwo wari kunkunda ntafite amafaranga sheri nubwo tutabana ariko imyaka 2 ni myinshi ngusasira ngufurira sheri wanjye niyo nakwishyuza ndababaye Imana nizampoza amarira sheri wanjye uyu mugabo n'umunyamibare njye nkimara kubona ifoto bapositinze byari bihagije nahise mvuga ni mu izina rya Yesu toka satani abazimu uyu mubyeyi ntago nzi impamvu kwa Fredina kuko Fredina ntiyakwinjiza Mutesi mu nzu yabagamo muri hagati bamo imyenda ni njye nyine hasi naho ndi muntu hasi basta Mutesi ntabwo yakijira ntabwo yabaze aho yaravuze ngo mbega umugore ngo nzamuka mayisikariye dore ngo yari kumpamagara uranyemerera mwitabe mwitabe mushyireho ngo ayikaze urakoze cyane Mugisha umeze neza meze bo uyu ni umugore ngo uwahoze ari umugore w'umugabo washatse Pastor Mutesi wenda nagira ngo mbere yuko duhita tubitangiriraho nibutsa abantu mu minsi yashize nibwo twabonye Save the Date yavugaga ku itariki ndetse n'ukwezi Pastor Mutesi cyangwa se we na Ferdinand bivuga ko ari we mugabo we niwe wanditse kuri iyo Save the Date bazashyingiranwa imbere y'amategeko abenshi bakavuga ngo bashyingiriwe mu murenge uri ku Muyumbo sinzi nimba ari uwa Muyumbo cyangwa se hari undi murenge yego muri Rwamagana ibi ngibi bibaye ku nshuro ivugwa ko ari ya gatanu ngo harimo n'iya gatandatu yari agiye gushaka umugabo apfa bitakunze yitaba Imana bidagenze neza amagambo wenda ndi bwibandeho si menshi ahubwo ndagira ngo ninjire kuri iki kintu uriya mugabo Pastor Prophete cyangwa se ngo umuhanuzi Theogene hari ijambo yavuze ngo iyi izaba divorce ya gatanu azaba akoze kandi ari abagabo 6 ubwo gatandatu niwo wapfuye bashwanye kubera ko yapfuye batarabana ahubwo yaravuze ati divorce iyi izaba ya gatanu iyi divorce yo si inkuru kuko baravuga ko zabaye nyinshi abantu benshi bazi umubyeyi ntago bimukanga urumva 1 2 3 4 5 nta kugera kuri enye urumva ko ari ibintu amaze kumenyera n'ubuzima busanzwe ahubwo icyo kwibaza nashingiraho cyane iki kiganiro turimo ni ahantu yavuze ngo
n'iryari azashaka umugabo tukumva nta atavugwaho ibintu runaka adafite ibibazo ni ryari azashaka umugabo adasangiwe n'abandi bagore. Abantu bose nta musore uburimo, nta wundi mu divorce, ni abagabo baba bafite abandi bagore kandi nabo bamwe baba barakoze divorce. Impamvu wenda tugiye kuvuga kuri ibi bintu abantu babyumve neza, twe ntago dusenya cyangwa se ngo tugireho twibandaho, ahubwo nuko abantu bose bavuga ko ari umukozi w'Imana ndetse bakamwita pasiteri, yitwa Pastor Mutesi. Abantu bose n'iryo zina bamuziho. Hari abantu yafashije kugira ngo wenda babe bari mu murimo w'Imana uyu munsi, cyangwa se akabenspira bakaba barakijijwe kubera we. Hari nabo yagushije, kandi n'uwo mugabo bivuga ko yabatijwe. Hari nabo yagushije hari nabo yagushije. Baravuga ko mbere yuko basezerana narambwiye ngo abanze agiye kubatizwa. Yego yarabatijwe rwose ubu ngubu. Hari umuntu mwambwiye ngo nta hantu Bibiliya ivuga divorce imwe ebyiri eshatu enye eshanu. Yemera yego, ariko umugore washatse cyangwa se umugabo washatse rimwe kabiri gatatu kane gatanu byo bwabyumva ko harimo ikibazo. Sinyeka ko wenda nabo bagabo bose bashwanye nabo bashatse izo ncuro ashatse. Ibi bivuze iki ku murimo w'Imana cyangwa se yobokamana muri rusange? Igihe hari ikintu cyantunguye wenda ntarinjira muri ibyo. Ikintu cyantunguye ni ukuntu hari umudamu nigeze kubona, ntago nzi izina rye. Uri kuvuga ko uriya mugabo ari uwe? Uriya mugabo yari uwe, mushingiye n'akabari n'ibiki byose. Niwe dusorejeho. Yego. Noneho njyewe ntangazwa n'ukuntu unavuga ngo njyewe ngo ndi umukozi w'Imana. Nyine byose akabyemera, ndi umukozi w'Imana, ariko nzi neza ko mbanye n'uriya muntu bitemewe n'amategeko, kandi nzi ko navuga ko ndi indaya yiwe. Ngaho ibaze rero, ubwo se urajya kuri kamera ukavuga ibyo bintu ejo mu gitondo? Kandi Gihamya hari yamuhamagaye ari mu kiganiro. Nyine Gihamya hari yaramuhamagaye, sibyo? Aramwitaba. Bivuze ngo hari uburyo wenda nubwo yashobora kuvuga ibintu akabeshya, hari uburyo baziranyemo. Hari uburyo, kandi hari undi mudamu ntago ugiye mbaza amazina avuga azana marikodi ni kuri channel imwe nabonye barimo azana rikodi z'umuntu wamuhuje n'uriya mugabo, avuga ukuntu yamuhuje, yamuguriye iki n'iki, amvuga ati nubwo reka shake Mutesi niwe uri popira. Mbese ni uzwi. Ngo yari afite geti isanzwe ngo ari umugabo uri aho, bisa nkaho ari Pastor Mutesi umushatse. Bya bindi bajya bavuga ngo yashatse abantu kubera bafite amafaranga, kandi bamwe bavuga ngo afite amafaranga, abandi uriya mugore nyine akavuga ngo nta mafaranga afite. Ariko uriya mugabo nyine abantu benshi bavuga ko, ariko siko namubonye mu modoka nziza cyane. Imodoka ze ntago none se we ntago bakodesha imodoka? Ntago ushobora gukodesha. Barakodesha 30,000 ntushobora gufata imodoka. Mutesi no kumenyana n'umuntu ukodesha ra. Umukozi w'Imana ukomeye cyane. Ariko se reka nkubwize ukuri, ni ubwa mbere byawe bibayeho umuntu aje akakwisikoroka, akakujyana mu nzu nziza, akakwemeza ko inzu ari yiwe. Ni ubwa mbere byawe bibayeho. Nawe nashobora kumwisikoroka akaza. Ibyo bakwisikoroka umuntu mukuru nka Mutesi. Kubera iki se? Umuntu mukuru uri mu rukundo, rega urukundo hari igihe rukuyobye. Abantu nk'abari navuga ngo bavuga ngo urukundo ni impumyi, nawe nicyo ushaka kunga se. Hari igihe umuntu aba afite depression y'urukundo y'ikintu runaka, sibyo? Urebye amarangamutima uriya mugore niba ari mama nde avugana, ni nka afite depression mu kintu kijyanye n'urukundo. Uriya mugore? Uriya mugore. Rero hari igihe umuntu ashobora kuza akamufatirana muri ariya marangamutima, sibyo? Akamwereka ko yaje yamukunze n'ibiki byose. Waye Mutesi bidashoboka kuba. Wenda reka tubanze turebe wenda icyambere ibudi gituma cyangwa se kimwe mu gitera divorce nyinshi kuri we ni ikihe? Ese abagabo nibo bafite ikibazo cyangwa we nibo bafite ikibazo? Ibyo ntabwo twabimenya kubera ko tutari kumwe wenda ngo aduhe interview cyangwa tumuvugishe, ariko wenda natwe twareba. Ariko nawe wagereranya ukavuga se yego divorce imwe ebyiri kugeza kuri enye, bakaba n'ubu bamutegiye 5, kandi ko kurumva enye niba zarabaye n'izindi zose zirashoboka cyane ko akiri gushaka. Nyeka ko umuntu akoze divorce bwa mbere ashobora kubigira
kugira kubivuga ati reka iri somo ni isomo nyuzemo reka ndebe ikintu cyatumye divorce iba ya mbere ku buryo iya kabiri itazigera iba none ya mbere irabaye ya kabiri irabaye ya gatatu ahubwo Mutesi ni kumwegera bakamubaza impamvu niba ari we bivaho niba atari ari abo bagabo cyangwa se wenda hari ababa bamushakaho hiti nk'uko wa mugani abantu benshi bari kuvuga ngo uriya mugabo amushakaho hiti n'ibiki byose umugabo ni ushaka hiti se niko abantu benshi barimo kuvuga ati Mutesi ni umuntu uri popular ni umuntu uzwi cyane ni umuntu ukunzwe why not adashobora kuba ashaka kumenyekana nawe bikanyura muri Mutesi wenda ibi bintu ntabwo twe turi bubitindeho cyane kubera ko ni ibyabaye namwe murabibona ndetse munanabyumva nari nabikomojeho dutangira iki kiganiro mbabwira ko twabonye save the date mu minsi ishize ivuga ko Pastor Mutesi agiye gushyingiranwa n'uwitwa Ferdinand sinifite hafi ngo nsoma amazina yose ndetse n'amatariki neza yayo ariko yari yayisohoye abantu benshi baravuga ngo ni pranka ngo ni kubeshya abandi baravuga ngo ntazaca mu murenge ngo ni bya bintu ngo nimba ari ugutwika ariko nk'uko tubizi yeme nta muntu watwikira mu mategeko ntabwo bishoboka se wabeshya wenda iyo mu bukwe ari ubukwe birumvikana ariko mu mategeko muri civile wapi ntabwo bishoboka ntabwo wajya kubeshya abantu ngo byagenze gutya so uyu Mutesi abantu benshi bamumenye kuri iki kintu ndetse ari nacyo kintu asigaye azwimo kurusha kuvuga ijambo ry'Imana kuko nimba uri umupasitoro nkeka ko uba uri umuntu uri umubwirizabutumwa ubwiriza abantu bakihana hari abantu benshi batanga ubuhamya ati reba kugira ngo ngere hano mu bijyanye n'agakiza cyangwa se mu bijyanye n'uburyo uyu muntu yambereye ikiraro cyangwa se yambereye rumodo niyo muntu ndeberaho yitwarire n'ibiki mu buzima bwa buri munsi bw'umwuka wera yamfashije ibi n'ibi so ahubwo ikivugwa ni urugo ni urushako ni yakoze ibi yavuze ibi ubundi umukozi w'Imana nkeka ko twagakwiye kuba tuvuga ati uyu munsi yabwirije iri jambo i Muhanga abantu 100 barihana uyu munsi yasengeye abantu Musanze yafashije abantu ibimuga 2 birakira cyangwa bafite ubumuga hazara abagikiza ibimuga wowe aba bana n'ubumuga ntago bishoboka ntago bikibaho ibyo hari ibyo heruka kubona ibitangaza birahari ibitangaza bihari ubu ngubu muri za arena twarabibonye muri za imodoka ubonye iki nibyo bitangaza biri ubu ngubu oya no gukira bibaho hari umugabo nagiye kubona mbona ngo yakize kanseri hari nabonye ngo yakize sida biragoye kubinyumvise okay birashoboka ariko muri iki gihe hari abakozi Imana bafite mwuka w'Imana koko barahari pe ntabwo bose na Bibiliya iravuga ngo ari ibintu bitapfukamiye Bayali biracyahari pe ariko ibintu abakozi b'Imana navuga wenda ntandukire n'ibyo turimo barimo kutwereka ntabwo birimo gutuma abakozi b'Imana tubafata ukundi kuntu gutandukanye urumva ubu kugira umuntu wizera nimba warizeraga Pastor Mutesi yego kugira ngo ubone imbaraga zizera undi ntago ari ikintu cyoroshye n'undi atari we bari bose bita abanyamasengesho uravuga ngo twe dusengera abantu bigenda gutya bigenda ndakwizera gute mbona ibyo urimo ujya kuri social media ukivuga wese ukiyerekana hariya wese ndakwizera gute cyangwa se ndumva ko ibyo uvuga ari byo kuri gute kandi ibyo ukora bikugaragaza yego uyu munsi rero wa none dusigaye tubona abakozi b'Imana tutari no kuvuga uyu nguyu Pastor Mutesi wenyine bavugwaho ibintu bitandukanye n'ubutumwa bwiza yego tugasanga abantu bashobora kuvugaho ubutumwa bwiza n'ubundi niba abandi bakunda gukritika ngo sabe Imana noneho babandi bitaba Imana banyabo ugasanga nibo bavugaho ibi bintu ni ukubera iki bundi tubihuza gute ega mugisha ubu hari abantu bihango ngo Apotre Mignone ngo kubera nta mbuto mbi bamuziho umukozi w'Imana ntabwo yivuga ibyo urabizi wanyawe yego ntabwo yivuga ngo ajye haravuga ngo ngende umukozi w'Imana ngende nasengeye aba bantu barakira ngewe nsengera indwara zigakira reka ibikorwa imirimo ukora ya masengesho ukora yonyine niyo agenda kuvugira ubundi bavuga ko n'ubundi
uwo wabikoreye ari ugomba gutanga wenda ubuhamya. niwe ugenda atanga ubuhamya na baba niba wabikoze hari ari abantu barimo kukureba babandi niwe wajyana ubuhamya. N'ubu ngubu social media okay yarabyoroheje. Hari umuntu wigeze kugurisha ibintu bita ngo papier serviette wango zirimo umugisha akajya yishyuza ku rusengero, mukaza ku rusengero agwa papier serviette ngo nimba ari ubukene ngo ugende uyifatishe ngo akantu ngo mu mufuka ngo nimba ari uburwayi ngo urayirambika aho urwaye ngo nimba ari ubukene urabigenza gutya na gutya. Abantu barazigura da ugasanga abantu bari kuva za Rwamagana za Nyagatare baje kugura mu rusengero. Nzayo iyi church sinzabura ikiganiro nyine. None se basi hari ubuhamya bwatanzwe nyuma yo kuzakira yo kuzigura abavugaga bagakora ibyo yababwiye. Inzu ngo yari yaraguhezeho ngo kandi ushaka kuyigurisha ngo ariko ngo ubungubu ngo ugiye kuyibonera abakiriya ngo kubera ko wafashe iyo papier umushaka cyaka ko ati genda uyikoze mu mazi iyo papier serviette uteye ino nzu ubundi urahita ubona umukiriya wa miliyoni ushaka. Oya umva nkubwiza ukuri ibyo yes kubipublie wenda abantu bakabyumva umuntu akava Rwamagana kaza yabipublie birumvikana ariko haraho nabonye umuntu abantu benshi nkunda kubona bafata amazi bakayasengera bakavuga ati genda niba ufite umurwayi mu rugo umuhaye amazi urwaye indwara zitandukanye ari bukire. Yego ariko bidakuyeho ko niba kwizera kwawe koko guhamanya ko nari amazi ari bugukize urakira. Ariko kwizera kwawe niba kuri hasi yuko amazi ashobora kugukiza n'ubundi ntago uri bukire. Yes birashoboka ko iyo papier moshari cyangwa se ishobora kugira ushobora kuyikoresha ibyo yabikubwiye bigakunda. Yego bitewe n'igihe cy'Imana kigeze kuri wowe. Oya uri bwo ngo nta nubwo ari abantu b'Imana aribo bahanura gusa ngo n'abasatani kabapfumu barahanura da. Ntago bahanura barahanura nese abantu bitwa barangi ntabuzi cyangwa ibyo njya mbumva. Aha barana rero bakubwira ubuzima buri imbere bwawe kandi n'Imana irabivuga baba bizi ndetse uburyo banagaragaramo uwo muntu niba ajya asoma Bible namwemera ariko hari ubuzima busanzwe akambwira none se duhuye n'uwo muntu uyu munsi ndi kugenda n'amaguru sibyo akenshi abantu n'ibyo bakunda kwibandaho arambwira ngo mu minsi iri imbere uraje ubona imodoka kubera ukuntu yambonye ndi kugenda n'amaguru cyangwa sazi ko nkodesha nyine ni bwa buhanuzi bwo ni ibintu nyine bavuga ibintu bihari bigaragara. Yego nibyo rero nabyo kumbwira ngo nta muntu utari umukozi w'Imana uhanura ntago bibaho ntago bishoboka. Wenda kuri Pastor Mutesi kugira ngo tuze no kugana wenda ku musozo bivuze iki ku bakristo n'iki byangiza by'umwihariko abandi nakubwiye baba baramufashe nk'icyitegererezo cyangwa se hari ibyo bamurebeyeho kugira ngo babashe gukomera mu buryo bw'umwuka. Ubushize narakubwiye turi mu kiganiro sibyo biragoye kubona umuntu ugahita uvuga ngo uyu muntu ni umukristo sibyo biragoye ariko kandi birashoboka kuba ari we kandi kuba ari we batabibona. Impamvu bishoboka imyitwarire yawe ishobora kuvuga. Imyitwarire myiza ishobora kugaragaza ko uri umukristo nanone imyitwarire mibi ishobora kugaragaza ko utari umukristo. Wenda icyo navuga ndavuga muri rusange ntago mvuga kuri Mutesi wenyine. Yego ndavuga muri rusange niba wise cyangwa se niba witwa kuri umukozi w'Imana iryo zina risigasire we kuritesha agaciro urisigasire nubwo waba utari umukristo kuko ntago tureba imbere mu mutima inyuma nibyo niho hagaragarira buri muntu wese basi yashaka ukuntu abantu bakubona inyuma ko batabona imbere. Sigasira rya zina wamenye rya rindi abantu bakumenyeho rya rindi ryatumye wandika navuga ngo izina umenyekana hamwe wafati aho wabereye umustar ureke gutukisha. Niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo abakozi b'Imana bari gutuma abantu abapagani cyangwa se abantu hanze bazinukwa abakozi b'Imana cyangwa se bakazinukwa navuga ngo ijambo ry'Imana bazinukwa Imana muri rusange kubera ibintu abantu biyitirira ko abakozi b'Imana barimo gukora muri kino gihe ugasanga
bitumye wanga navuga ngo wanga uzinuka ibintu byo gusenga, uzinuka abakozi b'Imana, kandi mu by'ukuri bose siko bateye. yego Bavuga ko umwe agatukisha bose. Niyo mpamvu rero niba uri umukozi w'Imana sigasira icyo kintu kugira ngo abantu ube icyitegererezo cy'abantu benshi, ibyo koko abantu bavuga ko uri umukozi w'Imana bigaragara no mu bikorwa, bigaragara no mu mibanire n'abandi. hari amagambo ntibiba amagambo bigaragara mu mibanire yawe n'abandi, bigaragara nyine kuri umukozi w'Imana. bibera yiva pana kuri social media, usanga umuntu avuga ngo ndi profete, ndi pastor, ngewe uriya mugisha avuye mu gikarani mu kwezi kumwe. buri itorero rya mbere ni mu rugo, ni mu rugo, sinzi niba ubyemera. ni mu rugo ni mu rugo ya niba ujya gusenga wakoroganye n'abantu bo mu rugo, ni nka n'ubundi ni muri society. yego. None se urajya hari unezerwe wasize ushwanye n'abantu mu rugo, uraba urimo gukora iki se? Banza uhere mu rugo bakwemere, bavuge ati ni umukozi w'Imana. Nyeka ko umuntu witwa pasiteri, pasitari umwitwarire twatumuziho, siko ajya agira abantu inama se bubatse ngo indeze yewe Pastor Mutesi. None se wagira umuntu gute iyi nama y'ikintu wowe utabamo? Umva uwo mwarimu wewe wagira nase wagira umuntu no kubagumura kuko ubwo abaho ubumenya afite ndetse n'ivyo yizera. Wabwira umuntu ngo n'urugero mu wa kabiri wenda ka segonderi utarakageramo ngo bigenda gutya, bigenda gutya, umuntu yitwara gutya, waba uri kumubwira iki se utarageze mutazi ngo bimera gute? Navuye mu wa mbere njya mu wa kabiri biba bimeze bite? Wenda na combination wenda mwamuhuje murimo kwigana. Mbwira ngo Mutesi n'undi wari wese ushaka kugira inama umuntu ugiye kubaka, aramugira inama yubatse uruwe, aramugira yo gusenya, aramugira y'ibyo akora. Ariko ngo hari umuntu uvuga ngo mujye mwumva ibyo mvuga ni murebe ibyo nkora. No, ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Buri umuntu avuga ibimurimo. So turi gusoza rero, ntago ngiye ku giti cyanjye, ntago byagakwiye, ntago twagakwiye kujya tubona umuntu bamutarama ari umukozi w'Imana, avuga ko ari umukozi w'Imana, aho kugira bamutarame bavuga ko yavugiye Imana wenda akabizira cyangwa iki, bakamutarama ahubwo bavuga ibi yakoze, bavuga ko yakoze divorce, agiye gukora iya 5 n'iya 6. Nyaka katari byiza ku ruhande rwe nawe. Birababaje. Abantu benshi baranavuga ati n'uyu bagiye gutandukana zongera. Birababaje, nagiye mbona abantu benshi bavuga mukuru. Ariko mugisha ubundi ufite abana bawe wazajya wirirwa ari kunyuma y'abagabo ushaka iki? Papa wabo ahubwo nigute utashaka uburyo musubirana nimba hari. Niyo mutasubirana abantu babana ntago tuzi wenda ibyo baba bapfa, ntago tuba tubizi ibyo bapfa, bafite ibintu byinshi. Wagize umugore buriya cyangwa umugore wagize umugabo biba bigoye kugira ngo yongere yibane. Oya, umuntu ufite Kristo se hari ikibazo? Hari ikibazo umugani? Nta kibazo pe. Imana ikavaringa bya bindi byose uba wifuza mu buzima bw'umugore n'umugabo. Nge niko mbyemera, sibyo? Uri umukristo ndetse ubibamo cyane umunsi ku wundi, uri n'umunyamakuru, ariko uyu munsi ndagira ngo noneho use nk'uhagarariye abakristo muri rusange bari kudukurikirana uyu munsi, ugiri ubutumwa ugenera Pastor Mutesi. Ntago iyo tumuvuze nuko ariyo babikoze, hari n'abandi bagore bakijijwe cyangwa se abadamu babikora kandi ari abitwa abakristo, abapasiteri, abaprofeta, ababishu, abantu nk'abo bafite amatitire agiye atandukanye. Ngira ngo ugire ubutumwa umugenera. Ubutumwa wenda umuntu yamugenera nk'umukristo. Nk'umukristo. Tuvuye mu banyamakuru. Hose ndahari. Okay, ubutumwa umuntu yamugenera mu by'ukuri niba yahisemo gushakana n'uriya mugabo koko byanyabyo, ntago baba bakibigaruye byarangiye bagiye mu mategeko. Yego. Basi ababarira abakristo ibyo abantu barimo nimba ushatse kuvuga ngo nimba atiyubashye yubahe abakristo, basi ababarira abakristo. Yego, niho nshatse kuvuga ababarira kuko yitwa izina ryabo. Yego. Niba yumva uriya mugabo koko byakunze bayasezeranye, asenga Imana bagumane. Ariko baze ku kazina kawe bakongeraho pastor we, ibyo kumenya ngo uri pastor runaka. Ibyo abantu barimo kuvuga ngo agiye gutandukana n'uriya muntu, basi
asenga imana biraba bagumane ibyuya asenga imana bagumane tubone Mutesi pasiteri muzima noneho uzajya kubwiriza ubutumwa bwiza agenda atanga ubuhamya ati ngiye nakoze divorce gutya na gutya zigera muri izo 5 abantu barimo kuvuga tukandikire kuri enye tuvuge tuti nenye iyi ngiyi yo tuyumutege murenye sibyo. Ikindi wenda navuga nk'umukristo natangiye mbivuga ngo nasigasire icyo yamenye, nasigasire izina yitirirwa uyu munsi nka pasiteri, arisigasire iye kuri sebye. Ngewe ndatanga ubutumwa butareba Pastor Mutesi ahubwo bureba abakristo bose. Oya na Mutesi urabanza uze kumuhubwira. Nawe ndamuhubwiwe nyine nawe ari muri abo ngabo. Yego. Nibubahisha Imana aho kubahisha amazina yabo cyangwa se kwishakira izindi nyungu kuko Imana ibibabaye kandi izahana. Nawe nubwo abwiriza ariko twamubwira ati nimba ukora ibyaha ntabwo tubizi nimba ukora ibyaha ariko nimba hari uruhare ubigiramo Imana izagwana nakabuza nubwo witwa pasiteri. Ubundi mbwire n'abantu bose badukurikiranye nti aho kugira ngo mujye muhurura kuko umukozi w'Imana yashatse cyangwa se yabonye divorce aho hantu nta butumwa bwiza burimo, ahubwo mujye mureba wa muntu wigishije ngo ihane umusapotinge mumufashe muba ari byo mufana aho kugira ngo mugira wenda uri gutanga ubutumwa. None ko hari n'abakozi b'Imana bavuga gutyo. Ngiye natanze urugero kuri mama wundi uriye nawe yavuze ko ari umukozi w'Imana ati ngiye mfite abantu benshi bakijijwe ibintu byinshi nk'ibyo. Yego. Uzamenya ugisha inama arinde cyangwa se uzamenya uwo wemera arinde. Oya utima kuyobora buriya umuntu uri mu mwuka wera agira umutima unamuyobora umutima nama. Ikibazo rero abantu bose nta mwuka wera bafite. Ni ibintu birebire twavuga kuri ino case ariko reka mvuge ngo reka tubisoreza cyangwa se tubisubikira aha ubundi tuzongere kubana umunsi nk'uyu nguyu tubagezaho ibindi byikurikiye ndetse bikomeje kuvugwa ari byinshi. Niyo nkuru iri trend cyangwa se iri gukurikirana cyane muri gospel. Ubundi reka nze kubibutsa ko gukora subscribe ari umumaro kuri mwe ndetse n'umumaro kuri twebwe. Ubundi reka nsoze nshimira murakoze nawe murakoze cyane. Reka nizere ko mu biganiro byacu by'ubutaha tuzongera tukabana gatanu ku kandi nk'uko bisanzwe. Dusabire n'umugisha abantu bakoze subscribe by the way, by'umwihariko abantu batwandikira komanteri bameze nkaho baba bari kumwe natwe. Ibyo byose turabisoma, mujye mugerageza mwandike ndetse musharinge n'ibyo tubagezaho kugira ngo byamamare bigere kure, muduteze imbere natwe tubateze imbere ndetse dufashatanye kwagura ubwami bw'Imana. Ndabashimiye, Imana ikomeze ibarinde.